inshuti zacu mudukurikira kuri FS Gatenemu TV, twemerere nanone twagezeho gahunda ijyanye n'uburyo tuzagenda dukurikiranya imbuto imboga mu buryo bugamije kubereka uko zikoreshwa mu kuvura indwara zimwe na zimwe cyangwa se mu kunganira ubuvuzi buba buri gukorwa ku ndwara zimwe na zimwe. Kandi ibi tubivuga ni iki? Abantu bagomba kumenya neza yuko umubiri w'umuntu ugizwe n'ibyo yariye kuva gisamwe. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu mu bushakashatsi bwacu twasanze ari byiza ko twabagezaho imbuto n'imboga zishobora gukoreshwa mu gukorwamo imitobe ivura mu kunganira ubundi buryo busanzwe mu buvuzi. Twihuse rero, hari icyo bita raw juice therapy. Kugira ngo tubabwire mu kindi kintu, kubera ko YouTube yashyizeho gahunda y'uko umuntu ashobora kureba video imwe iri mu Cyongereza akayireba mu ndimi zitandukanye. Ibi rero byatumye natwe tubona byatworohera kujya dukora video iri mu Cyongereza, ariko mukaba mushobora kuyireba mu Gifaransa, mukaba mushobora kuyireba mu Giswahili, gusa indimi zindi za Afurika ntabwo zirimo, ariko izo zindi ziri international zo zirimo, ndetse n'izindi ndimi z'Uburayi zirimo, Icyesipanyole, Ikidage, indimi nyinshi, ndetse n'Igishinwa. Ushaka kuyireba mu Gishinwa arayireba iyo twayikoze mu Cyongereza. Akaba ariyo mpamvu tugira ngo tubisegure rero yuko tugiye kujya dukoresha Icyongereza cyane hafi gusa, kugira ngo abantu bari mu bihugu batumva Ikinyarwanda bashobore kureba video mu ndimi bumva. Icyo nicyo rwose muzakihanganira yuko tugiye kubikora, kandi rwose turumva ntacyo bitwaye. Namwe umuntu uzaba atumva Icyongereza azajya yindura ashyire mu Giswahili cyangwa ashyire mu Gifaransa, akurikire video rwose neza cyane, amasomo dutanga ayakurikire. Hano rero tugiye kuvuga ku mitobe ikoreshwa mu kuvura, mu kunganira ubuvuzi busanzwe. Imitobe idatetswe ikoreshwa mu kuvura ni uburyo bwakoreshejwe cyangwa bunakoreshwa mu kugira ngo umuntu avurwe ariyo ari kunywa gusa. Imitobe ikozwe ivuye mu mbuto cyangwa mu mboga, aribyo afata gusa mu gihe runaka kugira ngo bifashe umubiri kwigobotora imyanda iba yuzuyemo ari ibateye uburwayi. Nanone bizwi ko niba ari gusibira, bizwi ko ari gusiba umuntu anywa imitobe. Abantu bakunda gusiba ni byiza pe, ariko abakoreshaga amazi nibo bazabona uburyo bwiza hano bwo kujya basiba, bagakoresha imitobe iva mu mbuto cyangwa se mu mboga zidatetswe, kugira ngo ijye koza umubiri, ifashe umubiri kwiyubaka no kwivura indwara. Ni uburyo bwiza cyane bwo gusubiza umubiri kuri gahunda, ndetse no gufasha umubiri kwiyubaka no kwisana. Igihe umuntu ari gufata iyi mitobe yo kwivura, bifasha kwirukana imyanda ndetse no koza imicafu yuzuye mu nyama z'umubiri, ndetse haba mu myanya ishinzwe gusohora imyanda minini, ubwo ni mu mara, haba mu bihaha, haba mu mwijima, haba mu mpyiko ndetse n'uruhu. Ibyo byose bifasha, ubu buryo bufasha iyo myanya gusohora iba yaritsikamiye iremereye myinshi cyane, noneho igashobora gusohoka.
byaturutse ku itunganywa ry'ibyo tuba twariye, noneho umubiri ntushobore kubisohora ahubwo bikitsindagira bikagenda bikivanga n'ibinure bikabyara uburozi bwaba bwitsindagiye mu mubiri. Iyi ji rero cyangwa iyi mitobe ifasha gusohora iyo myanda iba yahindutse uburozi bukangiza umubiri. Bituma umubiri ushobora gukora mu buryo bwiza cyane ukaruhuka, ndetse igogora rigashobora gukora neza rikanakira neza iyi mitobe kuko yo idakenerwa igogora rihambaye. Ikindi kandi igihe umuntu amaze gufata iyi mitobe igihe giteganyijwe ashobora igogora ry'ibiribwa rikora neza cyane, ndetse n'umuntu utashoboraga kwinjiza intungamubiri mu biryo arya. Hari abantu barya bakaba barya n'ibiryo byinshi bakajya na kenshi ariko intungamubiri ntizigire mu mubiri kuko umubiri utashoboye kubiyungurura. ubu buryo ni bumwe mu buryo bufasha umubiri kuvugurura ibikorwa by'iyungurura ry'intungamubiri mu biryo bigashobora gukoreshwa aho bigomba kujya. Imitobe ishingiye ku mbuto n'imboga ifasha cyane gutuma umubiri woga rwose imyanda yose igasohoka igashiramo, ndetse ikora neza cyane kurenza abantu basiba bakoresha amazi. Dr. witwa Ragnabal akaba ari umuntu uzwi cyane ku isi mu bantu bagerageje gukoresha imirire ndetse bitegereza n'ubutabire bukorwa mu mubiri mu gutunganya no kwakira intungamubiri ziva mu biryo. Muri iki gihe rero cyo umuntu ari gufata iyi mitobe, umubiri we utwika imyanda myinshi cyane iba yaritsindagiye ahantu hatandukanye. Hari ishobora kwitsindagira mu nda, hari izitsindagira mu mikaya ikomeye, hari iyitsindagira ndetse no mu mutwe. Iyo myanda yose ivamo igasohoka uko yatwikwa. Asobanura ko mu gukoresha ubu buryo bishobora gufasha umubiri kwakira ibinyobwa bijya kongera kugabanya acide mu mubiri, iyo bita alkaline, aho kugira ngo umuntu afate amazi masa. Nanone uyu mudogiteri Rabna arongera akavuga ukuntu yakurikiranye abantu benshi bagiye kuri iyi gahunda, ndetse bakabakora n'ibizami kugira ngo arebe impinduka zagiye zibaho. Aha ngaha yasanze rero byarakoze ikintu gikomeye cyane, kunywa imitobe ijya kugabanya acidite mu mubiri ishingiye iva mu mbuto no mu mboga, aho kugira ngo akoreshe amazi, byongera nanone uburyo bwo kwivura no kwirukana indwara zikomeye ziba zarahese umubiri zawugize karande. Kwirukana acide urique ariyo nyirabayazana y'indwara ya gute, ndetse n'indi maside adakenewe muri abantu bagira ibinya kubera acide lactique, birayirukana iyo myanda yose bikayihutisha gusohoka mu mubiri. Igihe umuntu ari kwinjiza anywa iyi mitobe, umubiri we ubwawo wivura vuba vuba indwara zikomeye, ndetse amasukari iyo mu mbuto afasha umutima cyane, kuko icyo gihe nta masukari
byo mu nganda bari gufata isukari zo mu mbuto zifasha umutima gukora neza cyane. Gusiba umuntu ari gufata iyi mitobe yo mu mbuto n'imboga ariko mu bihe bitandukanye ni uburyo bwiza bwo gusiba umuntu agamije kwivura. Nanone uko ayo majisi cyangwa se imitobe ikurwa mu mbuto ndetse no mu mboga ni uburyo buba bukorwa bwitondewe cyane kugira ngo imbaraga zivura zidatakara cyangwa zigasigara mu bikapu. Ukuvuga ngo rero ayo maji yihariye kuri buri kibazo agomba gufatwa hakurikijwe amabwiriza agomba kugenderwaho. Urugero, hari ibintu biba bivura biba biri mu mitobe runaka, yaba ari mu mitobe y'imbuto cyangwa y'imboga bya karemano, biba bigomba kwitabwaho kugira ngo bitangirika mu itunganywa ry'iyo mitobe. Kandi ibyo bivura biva muri iyo mitobe azo bita phytochemicals n'amavitamini bijya kongera umubiri kwisana ugahinduka mushya, ndetse inyama zose zikahinduka nshyashya rwose nk'aho ari imodoka ivuye mu igaraje muri antorotisi. Imvura zikongera zigasubira gukora neza ndetse n'umubiri ukongera ugasubira gukora neza rwose. N'ubu rero ni ibiki byiza by'iyi mitobe. Ibintu byiza biva kuri iyi mitobe iva mu mboga n'imbuto zitatetswe mu rwego rwo kuvura indwara zitandukanye bigendera kuri ibi bintu bikurikira. Imitobe myinshi idatetswe iva mu mboga n'imbuto ni ingenzi cyane, irakize cyane ku mavitamini, ku myunyungugu, ndetse ko no ku myunyungugu minini cyangwa se igaragara ari ku bwinshi mu mubiri, n'imyunyungugu mitoya ariko ifite uruhare mu gutuma umubiri ushobora gukora neza. Nk'uko twagiye tubibabwira, hari iyo bita major minerals cyangwa se macro minerals na micro minerals. Iyo yose rero ibiri muri iyi mitobe akaba ari ijya gukora akazi ko kujya koza umubiri no kuwusana. Ndetse si ibyo gusa, kuko harimo n'imisemburo yitwa enzyme ijya gufasha gutunganya ibintu bitandukanye ndetse no gufasha inyama zitandukanye gukora inshingano zazo, cyane cyane nk'umwijima, n'urwagashya, umutima n'izindi nyama zitandukanye z'umubiri. Ndetse n'amasukari meza adashobora kugira ingaruka ku mubiri, nayo umubiri ubona amahirwe yo kuyabonamo. Ibi ngibi tuvuze bigira imbaraga, bikoresha imbaraga nyinshi cyane mu gutuma umubiri usubira kuri gahunda, ukongera ugakora neza nk'uko wakoraga utaratangira kugira intege nke, kuko iyi mitobe iha umubiri ibikenewe byose kugira ngo umubiri ubwawo ukore akazi ko kwivura nk'uko ariko umubiri w'umuntu uremye ku buryo wivura igihe ubonye ibikenewe byose. Noneho ibyo bikihutisha rero no kuba byavura indwara isa n'iyari yarananiranye. Uru buhamya abakiriya bagiye bakiriwe muri SSK, muri SK Consultancy and Research Center, cyangwa se muri Healthcare Research Phytonutrition Research Center, babitangiye ubuhamya. Hari abantu twagiye dufasha twunganira ubuvuzi babaga bari gukorerwa, bakavura indwara zari zikomeye hakoreshejwe ubu buryo bw'iyi mitobe. Hari abantu benshi rwose babifiteho ubuhamya, n'abatwumva
bajya bagerageza gutanga ubuhamya ku bandi kuko ntabwo ari ibintu by'impaka byangwa ibintu bishoboka kandi bikora. Icya kabiri, iyi mitobe iyo yakamuwe mu mbuto zikiri nshyashya n'imboga zikiri nshyashya ntabwo ikenera igogora rikabije rihambaye umubiri. Nta gogora rihambaye rwose bikenera, umubiri byakira mu buryo bworoshye cyane kandi intungamubiri hafi ya zose zikinjira mu mubiri, zigahita zinjira mu maraso, imitsi itwara amaraso ndetse zigatangira gutembera rwose mu maraso umubiri uzikoresha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Cya gatatu ni uko iyi mitobe ikuwe mu mbuto n'imboga byakuwemo bidatetswe ni ingenzi cyane, irakize cyane mu kugabanya aside mu mubiri, bigatuma umubiri uba alkaline. Iki ngiki kugira ngo abantu bacyumve bagomba kumenya ngo indwara nyinshi zikomeye zituma umubiri uhinduka aside. Indwara nyinshi zikomeye zituma umubiri uhinduka aside. Ni ukuvuga rero ngo iyi mitobe yo ikikora ijya gufasha umubiri kurinda za ndwara z'ibikatu ndetse no kuzirwanya igihe igiye kongera alkalinite cyangwa se baze mu mubiri. Ibi nibyo bituma itanga icyizere gikomeye cyo gusubiza umubiri ku murongo no gutuma aside igabanuka cyane, noneho akagaruka alkaline. Nk'uko mubizi cyangwa se mugeze kubyumva, amaraso y'umuntu agomba kuba ari alkaline nibura afite pH cyangwa pH 7.35 kugeza kuri 7.45. Ibi rero bifasha umubiri gutuma ibintu bigerwaho. Ikindi mwamenya ni uko aside y'inkari itagomba kujya munsi ya pH 6. Igomba kuba alkaline mu gihe muri 7 nabyo si byiza, ariko nanone gusanga inkari zagiye muri pH 4, uwo muntu aba afite ikibazo gikomeye, ashobora guhura n'ingorane zikomeye zo kugira indwara bikaze byamufata bitewe n'iyo aside ibikaze iri mu mubiri, harimo no gutwika inyama zimeze mu mubiri. Ubwo rero murumva ko iyi mitobe ijya kugabanya asidite mu mubiri, ituma amaraso ndetse n'inyama zigize umubiri w'umuntu zitongera kuremererwa na aside nyinshi igenda ikazangiza ndetse ikanazitwika. Nuko ni indwara nyinshi zikomeye ariko biba bigaragara burya indwara y'umuntu urwaye indwara ikomeye za diyabete, za hypertension, za gute, za rubagimpande, za kanseri, indwara z'umwijima, indwara z'impyiko. Abo bantu akenshi bose icyo bahuriraho ni uko imibiri yabo irimo aside nyinshi. Twajyaga dukunda gutuma abantu kubipima, ariko kubera ko ubushobozi bw'abantu bwabaye buke ntabwo tugikunda kubisaba, ariko abagerageje kubikoresha kugira ngo byarabafashije cyane kuko bagiye bivumburira ubwabo ko koko y'umubiri urwaye uhinduka aside. Icya kane, imyanda itagira ingano iba yuzuye mu mubiri niyo ishobora gutuma n'umuntu agira umubyibuho ukabije, akabyibuha kugeza ubwo abyibuha akazana n'ipfupfu. Mujya mubona abantu babyibuha akazana ipfupfu. Iyo iryo pfupfu nta kindi kiba cyarizanye, ni imyanda iba yuzuye mu mubiri n'ibindi ukaba uyishyira noneho ugarura ahandi uyibika nyine ugasanga umuntu afite ipfupfu. Ndabibona ko hari abantu bafite amapfupfu, ntabwo umuntu agenewe kugira ipfupfu mu by'ukuri, cyangwa se ngo abyibuhe kugeza ubwo abyibuhamo imitwe. Umuntu yabikwiye kubyibuha mu buryo buringaniye, nanone ntaba ananutse cyane, ariko kubyibuha kugeza ubwo azana n'ipfupfu, urumva ko ni ikibazo kiba gikomeye. Ni imyanda myinshi iba yuzuye mu mubiri. N'ibyo bintu bizabona afite ipfupfu we muzamenye ko rwose ari imyanda iri mu mubiri yatumye n'imisemburo ita gahunda n'umubiri ukabura aho wohereza ibinure, ukabishyira ku bitugu hejuru munsi y'ijosi, n'umuntu akagira ipfufu. Kugira ngo mujya mubibona ku bantu, abo bantu mwajya mubabwira bagahamagara kuri gutoranya 750 788 88
380 bakajya kuri WhatsApp ubwo guhamagara kuko akenshi tuba dufite akazi kenshi hagiye bidakunda ariko twabafasha umubiri ukongera ugasubira mu buryo iryo pfupfu umubiri ukarisenya kuko iryo pfupfu niyo zabyara ibibazo bikomeye birimo n'ibibazo byahitana ubuzima. ubwo rero iyi mitobe iba ikizwe ku myunyu nka calcium, potassium, silicone kandi igafasha mu gusubiza ikoranabuhanga ryo mu mubiri kongera gukora neza ndetse na shimi yo mu mubiri ibinyabutabire by'umubiri kongera gukora mu buryo buri bwo igihe imyunyu irimo ihagije ikaba iri mu nyama zo mu mubiri ndetse ikaba iri mu maraso no mu ngirabuzima fatizo. niyo mpamvu rero bishobora no kurinda gusaza imburagihe ndetse no kurinda indwara zifata ingirabuzima fatizo aribyo bihindukira bigatera uburwayi budakira bufata abantu. icya gatanu ni uko imitobe idatetswe iva mu mboga n'imbuto iba yuzuyemo imiti karemano iba irimo imisemburo iva mu bimera ndetse na antibiyotike. urugero ni ibishyimbo byitwa string beans, ni ibishyimbo birebire cyane muzabibona ibishyimbo birebire bigira imiteja miremire ishobora kugera mu metero. biriya bishyimbo bifite ibanga kuko bifitemo insuline muri byo. iriya miteja miremire mubona miremire cyane ishobora kugera nka metero mujye muyimenya ko ni umuti ukomeye yifitemo ibinyabutabire bikora nk'umusemburo wa insuline. ako ni akantu gakomeye mumenye kandi ukaba muzi neza ko uwo musemburo ariwo pancreas ikora kugira ngo ishobore gucunga isukari. ntabwo ari ibyo bishyimbo gusa ahubwo na kokombure ndetse n'ibitunguru nabyo bikize kuri insuline. ni ukuvuga ngo nabyo bishobora kujya gufasha umubiri gukora nka insuline. mu yandi magambo ngo muri ngisi banga yuko umudiyabetike cyangwa n'ibintu byinshi cyangwa iyo babwiye ko afite ibyago byo kurwara diyabete yihase kujya byiriya miteja akayiteka idahiye ikucagurika iriya miremire cyane akajya akunda kwinywera umutobe wa kokombure n'ibitunguru ndetse agashyiramo na leti byamurinda diyabete. kandi mfite abantu b'inshuti zanjye babikoze rwose bibarinda diyabete kandi bari byagaragaraga rwose ko ari abakandida ko diyabete iri mu nzira rwose ariko hari abatarigeze bagera kuri urwo rwego rwo kurwara diyabete ariko bari bafite ibimenyetso bigaragaza ko bashobora kuyirwara isaha iyo ari yo yose. ubwo rero ibyo ni ibanga buri wese atacikwa. ibindi banga nababwira ni uko biriya bishyimbo bitekesheje amazi yatetse mu bibabi by'amapera birushaho kuba byiza cyane ukajya ukongeraho no kujya ubifatanya na porici cyangwa se otsi. iyi mitobe ikamuriweho ikozwe muri tungurusumu n'ibitunguru na radi. umutobe ukamuriweho ukozwe muri tungurusumu, ibitunguru na radi n'inyanya bifite antibiyotike ikomeye cyane. icyo gihe cyumvikane neza. imitobe ikamuriweho igizwe na tungurusumu, inyanya na radi ndetse n'ibitunguru bifite antibiyotike ikomeye cyane ishobora kuvura indwara abantu batigeze batekereza ko zavurwa. icyo ni ikindi kintu gikomeye ariko hari ibintu bigomba kwitonderwa. ntabwo abantu bashobora guhita bahubuka ngo bafate ibintu bahita batangira gukora badafite ubakurikirana kuko ibi ngibi murabizi ko iyi myanda imaze kuba myinshi mu mubiri ihinduka umuturanyi. ubwo rero umuturanyi wamaze gutura wamaze kubaka etaje kubaka ibipangu kugira ngo yirinde ntabwo byoroshye n'intambara. niyo mpamvu iyo hatangiye gukuramo iyi myanda
intambara iravuka, umubiri yarekaramo, hari ibigomba kwitonderwa rero. Hari ibintu bigomba kwitonderwa cyane cyane igihe umuntu agiye gutangira gukoresha iyi mitobe, ariyo akoresha gusa mu gihe runaka agamije koza imyanda mu mubiri. Icyitonderwa ni uko iyo mitobe igomba kuba ikoreweho, ntabwo ari imitobe bakora ngo bayibike. Icyo ni cyo kintu cya mbere, ntabwo ari imitobe ibikwa, umuntu agomba kunywa umutobe ukoreweho. Icya kabiri, ntabwo ari imitobe iba yarabitswe mu bikombe cyangwa ngo ibikwe muri firigo ikongeshwe ngo bazayikoreshe igihe kinini. Iyo ngiyo nta kimara, niyo yakora ifite imbaraga nke cyane ku buryo ibi ngibi bivugwamo hano, bene iyo mitobe yakoreshejwe gutyo itagira icyo ikora. Biba byiza cyane igihe umuntu yaba yifitiye imashini ye bwite akikorera uwo mutobe, akahita awinywa mu gihe runaka, cyangwa se iwe mu rugo ayifite bakawukora. Ni bwo buryo bwiza cyane kurenza ubundi bwose. Cyakora udafite imashini ashobora kugira abantu babigize umwuga bafite amamashini. Twajyaga tubikora, abantu badukurikira barabizi, twajyaga tubikora, twajyaga duha abantu amaji. Niba abaturage batetse za mashini ziracyahari, nta mwanya tugifite wo kubikora kuko ni ibintu bisaba umwanya munini, ni ibintu bisaba kwitonda cyane, ukabyitaho, ukabishyiraho umutima wose. Kandi murabona ko umutima cyane igihe kinini tugishyira muri aya mavidewo, nabyo ni ngombwa kuko nk'abantu bari hanze ku isi yose tubagezaho ubu butumwa, nabyo biba bigomba gukorwa. Niyo mpamvu ibyo gukora ariya maji dusa nkaho tutakibikora rwose. Icyakora ibyo dukora ni za pake zo tuzikora kuri komande, vegetable pack tubikora kuri komande amavuta, ariko ariya majisi yo nta mwanya tuyabonera pe, ntawe, kuko dutanga inama ko abantu babikora, ahubwo dushobora guhugura abantu uko byakorwa. Abashaka kwiga uko bakora aya majisi bashobora kutwishyura, tukabahugura, tukajya turagayidinga mu gihe bari kubikora. Birashoboka cyane rwose, iyo serivisi twayitanga, ariko si ibintu irishyurwa, kuko natwe tuba tugomba kwishyura imisoro nubwo tudakora, ariko imisoro yo ntiyigeze ihagarara, turayishyura rero. Ntabwo ipatante n'ibindi murabizi ko turi mu kwezi kwa kabiri, ntabwo naganga ibindi sinishyura ipatante muri wese ko nta bantu nakira. Reka da, ayo yaba ari inkuru ishaje uri gucuranga, ugomba kuyashaka nishyura iyo patante. Umusoro wa buri kwezi ndagomba kuwutanga, kandi ibyo bigomba kuva mu bikorwa. Igihe rero nta serivisi twatanze, serivisi ntoya dutanze igomba kudufasha kugira ngo tubone imisoro y'abandi, kuko nayo ibikenewe. Byose bigomba gukorwa neza kandi muri gahunda. Ako ngako kagomba kumvikana neza cyane. Nanone ni byiza ko uwo muntu ukeneye gukoresha serivisi ayikorerwa, igikorwa uwo mwanya akayikonsoma nibura ntirenze amasaha, yakabya ntirenze amasaha 8. Yego. Icya kabiri, ikindi, hari imbuto zigomba gukorwa n'imitobe ariko zihiye neza. Uretse ko twebwe mu bushakashatsi bwacu hari n'izo twakoragamo umutobe udahiye cyane, bitewe n'icyo twabaga dushaka. Cyane cyane dushaka n'ibyo bita phytochemicals zifite imbaraga, nk'amapapayi adahiye twarayakoresheje, hari ibyo bitagetinga kandi aho byafashije cyane. Ubwo rero ndetse n'imikomamanga yo yitwa pomegranate, abantu bamenyereye ko bayihiye cyane, ariko twebwe twavumbuye ko aho idahiye ari ishobora kuvura kurenza ihiye, kubera amakakama bakirimo n'ibyo ayo makakama ashobora gufashaho. Ariko mu buryo busanzwe imbuto, mu buryo busanzwe bwo kwivurisha imbuto hagomba gukoreshwa imbuto zihiye, uretse ubwo bushakashatsi bwacu ko twikoreye. Ako kantu kumvikana neza na SK. Ikindi kandi imboga nazo, hari imboga
imbuto z'imboga izo nazo zigomba kuba zihishe zeze neza, kandi ibyo bintu bigomba kuba byarahinze hadakoreshejwe ifumbire mvaruganda ndetse n'imiti yateweho yo kwica udukoko yakuwemo hakurikijwe amavidewo health care twabahaye. Amavidewo abiri yerekana uko isuku y'igikorwa ndetse hagakorwamo n'imiti yatewemo hakoreshejwe amakara. Nanone kandi bivuga ngo izo mbuto zimeze gutyo n'izo mboga nizo zikwiye gukorwamo iyo mitobe. Icya gatatu ni uko juice ikenewe yose igomba gukorwa, ikanywebwa ako kanya ikoreweho, cyangwa byaba urwiraburizo aho bidashoboka ikirenze amasaha 8. Iyo mitobe idatetswe ikoreweho, kubera ko iba nta miti yashyizwemo yirinda kwangizwa n'umwuka wa oxygene bita oxidation, itakaza imbaraga y'iyo n'umwuka wa oxygene ikamara umwanya munini, kubera ko nyine iba ikikurwa mu byo yakozwemo kandi nta ikindi cyongewemo kijya kurinda iyo oxidation, kuko nyine kubera ko igomba kujya mu mubiri kujya kuyoza, nta bindi bijya kunyuza gukora uko yagombye gukora bishyirwamo, kuko bya bindi bishyirwa mu mitobe cyo mugomba kumenya bimwe byongerwa mu mitobe kugira ngo itazapfa, bijya kugabanya imbaraga zo kuvura iyo mitobe. Niyo mpamvu iyi mitobe rero icyakora mu bushakashatsi bwa health care twebwe dufite ama spice, tuzabigisha ibirungo by'ibiribwa bishobora kongerwamo kugira ngo ayo masaha 8 ashire iyo mitobe ikiri mizima. Yego tuzabibabwira ayo ma spices twavumbuye mu bushakashatsi bwacu ashobora gufasha gutuma iyo mitobe imara amasaha 8 ikimeze nk'uko yakozwe uwo mwanya. Ibi ngibyo tubibwira nyine byumvikana umuntu uri kuri suivi yacu turi gukurikirana mu gihe ahisemo gukoresha ubwo buryo kugira ngo afashe umubiri koza imyanda. Ubu turi gukurikirana muri consultance, kuko niyo serivisi yonyine dusigaranye. Consultance niyo mpamvu tuyishyurwa kugira ngo natwe dushobore gukora inshingano dufite zidusaba amafaranga. Ubwo rero n'iyo mitobe yaba yabitswe muri firigo hatari n'ubwo buryo tuvuze twavumbuye nka health care, itakaza ubushobozi bwo kuvura. Icya kane ni uko karite cyangwa se ireme ry'iyo mitobe bikomeza kuba ribyo igihe itamaze umwanya igihe kirekire ikozwe. Igihe hatabayeho gukurikirana intambwe ku yindi ku buryo iyi mitobe ikamurwa neza kugira ngo hatagira intungamubiri zisigara mu bikatsi, uburyo bwayo imbaraga zayo zo kuvura zisa nkaho zibaye imfabusa. Hari ushobora kubikora iyi mitobe ntikore nk'uko yabitekerezaga, agomba kureba ngo se mu gihe twakora mu mitobe n'iki twirengagije n'iki tutakurikije. Ni ukuvuga ngo imbaraga zishobora kugenda zigabanuka, amavitamine akagenda agabanuka ndetse n'amanzime akisigarira mu bikatsi bari bakoze. Urugero, abantu bakoresha juice extractor, bya bikatsi juice extractor, niyo mpamvu juice extractor ntabwo igomba kwextractinga ibikatsi bijya mu kintu cyanduye. Ikintu ibikatsi bijyamo kigomba kuba gifite isuku ihagije nk'aho washyiramo juice. Kugira ngo uze gufata bya bikatsi ufate igitambaro gifite isuku kigenewe gushyira mu gitasi kinini cyakoze
wongera ukamure kugira ngo hatagira intungamubiri zitakarira muri ibyo bikatsi. Abantu bizera byinshi extract gusa rero hari igihe ushobora kugutenguha hakagira intungamubiri zitakara muri bya bikatsi igihe utabicunze neza. Twarabibonye igihe twari dukora amajisi haba hano mu Rwanda, haba Kabeza, haba hariya kuri Sanitasi, haba ku Gisimenti, haba i Kabare, haba i Kampala, haba i Bujumbura, mu Bwiza ndetse no mu Kanyosha, aho hose twarabikoze, n'i Bugande aho bita Mukono, aho hose twakoze amajisi, extraction y'amajisi mu bihe bitandukanye, ku bintu bitandukanye. Twabonye experience yuko igihe hatabayeho kwitondera ayo majisi umusaruro wari witezwe utaboneka uko bikwiye. Ubwo rero imitobe iyo iryohereye cyane, yari nk'umutobe wavuye mu mbuto ziryohereye cyane, ni ngombwa ko uvangwa mu mazi hifashishijwe ibipimo 50%. Ni ukuvuga ngo niba ari igice cy'ikirahuri, aho amazi vinsi yageze bakahageza amazi no bakavanga uwo mutobe uryohereye kugira ngo ureke kuba uryohereye cyane. Ndetse amazi ashobora gusimbuzwa imitobe itaryohereye ariko igomba kuvangwa n'ibyo mu buryo bukwiye kugira ngo ya mitobe itaryoherera cyane ikabangamira imikorere igenderewe. Cy'ingenzi cyane mu gihe ari nk'umudiyabetike uri gukorerwa ubwo buvuzi, yumvikana ufashe umutobe uryohereye cyane ukabona umudiyabetike, kubera ko umubiri aba ari gufata gusa byatuma isukari ishobora kuzamuka kubera umubiri wikanze. Ndetse n'abantu bagira hypoglycemie, bagira isukari nkeya, n'abantu bafite za arthrite, kubyimbagana kw'ingingo zikagorama, ibyo bita arthrite, n'abafite hypertension, abo bantu imitobe yabo igomba kuba diriwe kugira ngo ishobore gukoreshwa neza. N'abantu barwaye umwijima ntekereza ko ariko bikwiye kugenda. Imitobe ivuye mu mbuto n'imboga yagabanywa mu byiciro bitandatu, aribyo tugiye kuvuga bikurikira. Icyiciro cya mbere ni imitobe iva mu bintu biryoherera, mu mbuto ziryoherera, arizo purini, hakaza imizabibu, hakaza hari purini ndetse hakaza n'imizabibu. Iyo ni imitobe iryoherera. Niyo mpamvu imizabibu akenshi ibuzwa umudiyabetike kuko iraryoherera, na za purini. Purini ntabwo ari ibinyomoro, purini ni izindi mbuto mwazibona kuri videwo, turazibereka mwaza kuzibona. Ntabwo ari ibinyomoro kuko ibinyomoro byo ntabwo biryoherera cyane, bifite akantu bashariramo. Ubwoko bwa kabiri bw'imitobe, kategori ya kabiri, ni imitobe ifite aside nkeya, iyo bita sabo aside. Iza ifite aside nkeya, iyo iva muri pome, n'imbuto zitwa plamu, ndetse na poire cyangwa peya, na peshi, na ndetse na cherry. Izo ni imbuto zifite aside nkeya. Kategori ya gatatu ni imitobe ikorwa mu mbuto zifite aside nyinshi, ariko iyi aside mwitonde, nubwo zifite aside ntabwo bigeze mu mubiri bikora iyi aside, ariko muri mbuto zifite aside nyinshi. Izi ngibyo ni nk'amacunga, indimu, ibisusirane by'indimu n'amacunga yo bita grapefruit fruit, inkeri ndetse n'inanasi. Izo ni imbuto
imbuto zifite acide muri kamere yazo, ariko binyuze mu mubiri ntabwo zikora acide. Icyo mukimenye, hatavuga ngo yango ubwo zifite acide kandi ntabwo acide ari mbi, oya, ntabwo zisiga acide mu mubiri, byo bita acide H. Nta imbuto zo mu bintu bidashobora gusiga acide nkeya mu mubiri, icyo cyumvikana. N'ubwo zifite acide imineke ariko ntizisiga acide mu mubiri, ikintu ntekereza ko cyumvikanye neza cyane. Kategori ikurikiyeho ni kategori ya 4, imbuto ikurwa mu mboga, ndetse mu mboga ariko z'imbuto zita vegetable fruits. Imbuto zo mu mboga, izo mbuto zo mu mboga twavuga inyanya, kokombure, izo nizo mbuto zo mu mboga zikurwa mu mboga. Iyo ni kategori ya 4. Kategori ya 5 ni imitobe ikurwa mu mboga z'icyatsi kibisi, arizo amashu, seleri, reti, andive, spinachi, perisire ndetse na watercress cyangwa na za keso. Izo ni kategori ya 5 y'imitobe ikurwa mu mboga. Ubwo n'igisura mwagishyiramo na ndetse na plantago media mwayishyiramo, byose binuka, ndetse n'ibibabi bya kayote na za artemisia, byose mubishyire muri iyo kategori. Yego, na sukuma wiki, byose muri kategori ya 5 y'imboga, imitobe ikurwa mu mboga. Kategori ya 6 ni imitobe ikurwa mu binyamateke ariko by'imboga, aribyo beterave, karoti, nave, ibitunguru, ibirayi na radi. Ibi ngibi ni ibinyamateke ariko by'imboga. Iyo niyo kategori ya nyuma ya 6. Muri rusange rero, imitobe y'imbuto niyo yirukana vuba vuba imyanda ndetse na acide mu mubiri, bigatuma umubiri ushobora kwirukana imyanda vuba vuba mu gahe gato cyane. Ariko umutobe w'imboga ku rundi ruhande bijya gufasha gutuma imikaya ndetse n'imyakura yoroherwa, aho yabidoga mu mitsi imurya cyane. Imitobe yo mu mboga ijya gutuma ubwo buribwe buhita bugabanuka, ya tansiyo rimwe ikagabanuka, ndetse niyo mpamvu bituma bigabanya imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo imitobe yo mu mbuto ikoresha imbaraga nyinshi, ariko iyo mu mboga ikasa n'iyoroshye cyane, kuko ijya gutuma imyakura n'imikaya idakoresha imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo yo ntabwo ikoresha imbaraga nyinshi cyane nk'iyo mu mbuto. Iyo mitobe ituma iyo myanda igenda buhoro buhoro, ntiyirukanke cyane nk'uko uko imbuto zabigenje. Bituma rero abantu bagomba kumenya uko imikorere y'imitobe yavuye mu mbuto n'imikorere y'imbuto yavuye mu mboga ikora. Iyo imbuto ikora vuba vuba, iyo mu mboga ikagenda gahoro. Kuba rero iyo mitobe ntabwo ivangwa kubera ko imwe ikora vuba indi igakora gahoro, ntabwo ivangwa cyangwa ngo ifatirwe ingungu imwe, ahubwo bigomba kugenda bibisikana, kuko urumva ko imivuduko bikoranaho iratandukanye. Ni byiza ndetse n'inama nziza ko igihe umuntu akoresha imitobe ayikoresha kubwe ari umuntu umwe, atari kwa kundi abantu bavuga ngo bagiye kubifata ari igikundi kugira ngo
icyo gihe bituma umuntu adafata doze ikwiye. Umuntu ku giti cye ku burwayi bwe atari kureba ngo kanaka yafashe ibiyoya, ku burwayi bwe umutobe ujyanye n'uburwayi bwe nibyo byiza. Ni uburyo ubwo aribwo bwose imitobe irenze itatu imitobe irenze itatu ishobora gukoreshwa. Ntabwo imitobe irenze itatu yemewe gukoreshwa icyarimwe ivanga. Amoko y'imitobe irenze itatu ntabwo yemewe gukoreshwa icyarimwe mu mvange imwe, ntabwo byemewe. Ni ukuvuga ngo nibura bikabije ni amoko y'imitobe itatu, ariko irenze itatu ntibyemewe, ntibyumvikana neza. Noneho dore uburyo bukurikira bwerekana uburyo izi mvange zikorwa. Bwa mbere, imitobe iryohera y'imbuto ishobora kuvangwa n'imitobe y'imbuto zifite aside nkeya nka kuriya twabivuze muri kategori yo hejuru. Imitobe iryohera y'imbuto yavangwa n'imitobe ifite aside nkeya kuko twavuze aba hejuru, ariko ntigomba kuvangwa n'imitobe ifite aside nyinshi cyangwa se n'imitobe y'imboga y'imbuto zikomoka ku mboga cyangwa imboga ubwazo, keretse muri exception y'uko umusipesiyalisite wabyo ariwe yaba yategetse ko bikorwa, ariko kuba igihe umuntu ari gukora ibi icyo ntiyemerewe kugikora. Keretse umusipesiyalisite ariwe wabitegetse kandi akabikurikirana, ariko mu buryo busanzwe ntibyemewe. Icyo cyumvikana neza. Cya kabiri, imitobe yo mu mbuto zifite aside nkeya nk'uko twabivuze hejuru yavangwa n'imitobe yo mu mbuto ziryoherera cyangwa se mu mbuto zifite aside nyinshi, ariko ntivangwa n'indi mitobe. Ni ukuvuga ngo imitobe ishobora kuvangwa n'ibingizi mwayumvise. Cya gatatu, imitobe iva mu mbuto zifite aside nyinshi yavangwa n'imitobe yo mu mbuto zifite aside nkeya cyangwa se imbuto z'imboga twazivuze hejuru murazibuka, ariko ntibivange n'izindi juice n'ubundi bwoko bw'andi majuice. Cya kane, keretse bitegetswe n'umusipesiyalisite ubikurikirana kubera we ibyo ashaka gukora, ariko ubundi mu buryo busanzwe ntibigomba kuvangwa. Twafata neza mukumve, kuko hari abo twagiye tubitegeka turenze kuri buri exception, ariko dufite impamvu kubera ko uburwayi bw'umuntu bwaba bwifashe. Imitobe iva mu mboga z'imbuto, imitobe iva mu mboga z'imbuto ishobora kuvangwa n'imitobe yavuye mu mbuto za aside. Imitobe yavuye mu mbuto z'imboga, mu mbuto ariko z'imboga bita vegetable fruits, ishobora kuvangwa n'imitobe y'ino aside, ariko cyangwa se ikavangwa n'imitobe y'imboga, ariko ntishobora kuvangwa n'izindi n'andi majuice. Icya gatanu, imitobe yavuye mu mboga z'icyatsi kibisi ishobora kuvangwa
n'imitobe yavuye mu mbuto z'imboga cyangwa se mu binyabijumba by'imboga nk'uko twabivuze hejuru, ariko ntivangwe n'andi majisi, keretse bitegetswe n'umusipesiyalisite ugurisha naturopathy kubera impamvu kandi akabikurikirana. Icya gatandatu, imitobe yavuye mu binyabijumba by'imboga ishobora kuvangwa n'imitobe yavuye mu mboga z'icyatsi kibisi, ariko ntigomba kuvangwa n'andi majisi, keretse bitegetswe n'umuganga wa specialiste wa naturopathy kandi akabikurikirana. Gutoranya rero iyi mitobe mu kuvura indwara runaka ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu urugero n'imitobe ivuye muri karoti, kokombure n'amashu ndetse n'izindi mboga ni ingenzi cyane ku bantu bafite asima, barwaye asima cyangwa ubuhemu, n'abantu bafite aritirite babyimbagana, bafite kubyimbagana mu ngingo, n'abantu bafite indwara z'uruhu. Ariko ntabwo ari ibyo gusa, umusipesiyalisite wabigize umwuga ashobora gutegeka ibindi bitewe n'ubushakashatsi aba yarabikozeho, agategeka ko iri hamwe ridakurikizwa gutya, ariko akiyemeza kubikurikirana. Imitobe ikomoka mu macunga, muri musambi cyangwa se amacunga no muri musambi, ituma abantu bagira ibikorwa biremereye cyane mu gatuza. Ku bw'ibyo umuntu ufite asima ntabwo ahabwa umutobe muri musambi, kuko bituma ibikorwa biba byinshi cyane, ubwo yabujwe. Noneho rero kuvura indwara wunganirwa ubuvuzi buba buri gukorwa hakoreshejwe imitobe, bikorwa bite? Bishyirwa mu bikorwa gute? Indwara zivurwa bite? Hari indwara rusange zivurwa n'iyi mitobe ku buryo bukurikira: acidite, kugira acide nyinshi mu mubiri, havangwa, hakoreshwa, hano ni ukuvuga ngo tugiye kuvuga lisite y'ibikoreshwa, ariko uko bivangwa bigakurikiza ibyo twavuze mbere. Hakoreshwa imizabibu, amacunga, umusambi, karoti ndetse na sipinaci. Ibishishi hagakoreshwa imizabibu, puware cyangwa peyi, puramu, inyanya, kokombure, karoti, ibirayi ndetse na sipinaci. Ubwo hari ibitarimo hano bivugwa n'umusipesiyalisite bitewe n'uko yabonye ikibazo, ahanini mu buryo rusange. Ari benshi, hari apriko cyangwa aprikoti, imizabibu, karoti, beterave na sipinaci. Atherosclerosis, kugagara kw'imitsi itwara amaraso, hari imbuto z'ibisusirane z'amacunga n'indimu zitwa grapefruits, inanasi, indimu, seleri, karoti, leti na spinaci. Kugira amaraso make, vitamine, hari abriko, prune, ingeri, imizabibu y'umutuku, beterave, seleri, karoti na spinaci. Aritirite, kugendagana ingingo, hari cherry zisharira, inanasi, pome zisharira, indimu, za ndimu z'ibisusa
urusenda grapefruit, kokombure, beterave, karoti, leti ndetse na spinach. Asima hari abriko, indimu, inanasi, peshi, karoti, radi ndetse na seleri. Blanchette hakaza abriko, indimu, inanasi, peshi, inyanya, karoti, ibitunguru ndetse na spinach. Abantu barwaye uruhago rw'inkari hari pome, abriko, indimu, kokombure, karoti, seleri, perisile ndetse na watercress. Ibicurane hakaza indimu, amacunga, indimu z'ibisusa grapefruit, inanasi, karoti, ibitunguru, seleri na spinach. Impatwe hari pome na poire, grapes, lemon, imizabibu n'indimu na karoti na beterave, spinach na watercress. Ariko ahangaha mwibuke ko hari exception zitanga n'umuspecialiste, hari ibindi dushobora gutegeka umuntu gukoresha hejuru y'ibi kugira ngo bitewe n'impatwe icyayiteye n'ubundi burwayi bujyanye nayo. Ntabwo ari byo by'ihame ngo nibyo bivura gusa kandi umuntu agenda bifata kandi yashyira mu bikorwa atabajije, nk'uko twagiye hari amabwiriza akurikizwa. Niyo mpamvu ugiye kubikora wese aba agomba gusaba inama akazishyura birumvikana, ariko ntabwo twamufasha gukora guide tumuyobora uko abikoresha. Kubabuka kw'amara manini hari pome, abriko, poire, peshi, nanasi, papayi, karoti, beterave, kokombure ndetse na spinach. Diyabete hari citrus fruits, muraza kubona muri video citrus fruits zarizo. Yego hakaza citrus fruits zigeze ku moko atandatu, hakaza karoti, hakaza seleri, leti ndetse na spinach. Ariko na kokombure hano tiburamo cyane ku barwayi ba diyabete ngo twabonye, ndetse na imiteja, nubwo imiteja yitekwa ariko mayizamo. Indiyare cyangwa se gucibwamo hari ipapayi, hari indimu, inanasi, karoti ndetse na seleri. Eczema ku bantu iyo dukurikirana njye bareba iyi liste bavuga ngo kuki batubwiye ibi kandi iyi liste iyi ngiyi ni rusange, hari ibiri specific for specialist. Iyi ni rusange kuri eczema ni imizabibu y'imituku, karoti, epinari, spinach ntabwo ari epinari, ni spinach nyine nuko yitwa, kokombure na beterave. Igicuri hari imizabibu y'imituku, imitini, karoti. Imitini twumvikane ko hano ni imitini y'imwe kuko imibisi benshi ntibashobora kubona kandi ni magoye igishya. Karoti, seleri ndetse na spinach. Ibibazo by'amaso hakaza abriko, inyanya, karoti, seleri, perisile na spinach. Gute hakaza red sour cherries, ni utubuto mukeri z'umutuku kandi zisharira. Hakaza n'inyanya, n'inanasi na kokombure na beterave na karoti na seleri ndetse hakongeraho spinach n'ibirayi. Impumuro yo mu kanwa, pome, grapefruit, inzabisurane n'indimu n'amacunga, indimu, inanasi, inyanya, karoti, seleri na spinach. Kuribwa imitwe hari imizabibu, indimu, karoti, leti ndetse na spinach ndetse hakongeraho na andive. Abantu bafite indwara z'umutima, imizabibu y'imituku, indimu, kokombure, karoti, beterave na spinach. Hypertension imizabibu, indimu, amacunga, kokombure, karoti ndetse na beterave.
bamumurika ko na pome zizamo. Ibicurane bisanzwe influenza hari abriko, amacunga, indimu, grapefruit, inanasi, karoti, ibitunguru na spinach. Kubura ibitotsi, pome, imizabibu, indimu, leti, karoti ndetse na sereri. Guhinduka uruhu rugahinduka umuhondo kubera nizo nyinshi, bilirubine nyinshi. Hari indimu, imizabibu, peya cyangwa puwari, karoti, sereri, spinach, beterave na kokombure. Indwara z'impyiko hari pome, amacunga, indimu, kokombure, karoti, sereri, persile ndetse na beterave. Indwara z'umwijima hari indimu, ipapayi, imizabibu, karoti, inyanya, beterave ndetse na kokombure, ariko na andive zizamo ndetse na leti. Kugira ibibazo by'imihango iryana ikagenda nabi na strode soda hari imizabibu, prune, cherry, spinach, leti, turnip, nazo na beterave. Ibibazo bya menopause hari imbuto ziri kwiyoseza nizo bakoresha ku bagore bafite ibibazo bya menopause. Abafite impyiko imitsi ibabara byarabutse hari amacunga, inanasi, pome, karoti na beterave. Umubyibuho ukabije hari indimu, ishami ry'indimu n'amacunga yo bita grapefruit, amacunga, cherry, inanasi, ipapayi, inyanya, beterave, amashu, leti ndetse na spinach na karoti. Emeride ipapayiri ni indimu, amacunga, papayi, inanasi, karoti, spinach, turnip na watercress. Ariko kuri emeride hari ibindi dutegeka biri specific bitewe n'ikindi bibazo umuntu aba afite. Prostate, umuntu urwaye prostate, imbuto z'imbuto zose ziri kuri iyo sezo ndetse na karoti na asperge na leti na spinach. Psoriasis ni indwara y'uruhu hari imizabibu, karoti, beterave na kokombure. Ariko tubibutse ko twebwe nk'abasipesialiste muri naturopathy tumaze imyaka myinshi hari ibyo dutegeka birenze iyi tuba tubahaye. N'ibyo bishobora guhindurwa bitewe ariko tukisharija kubikurikirana. Rheumatisme rubagimpande hari imizabibu, amacunga, indimu, grapefruit, inyanya, kokombure, beterave, karoti ndetse na spinach. Abantu barwaye ibisebe byo mu gifu hari abriko, imizabibu, amashu, karoti, ariko n'ibirayi nabyo bizamo ndetse rimwe na rimwe hari dukoresha n'ibindi bitari kuri iyi lisite. Gufungiza kwa sinus cyangwa se za sinizite hari abriko, indimu, inyanya, karoti, tunguru ndetse na radi. Angine hari abriko, imizabibu,
ari n'ibisi idatetse. Agomba kunywa buri masaha atatu, buri masaha atatu nibwo agenda naho agenda ashyiramo interivale y'amasaha atatu. Buri muntu agomba gufata cyangwa se buri gihe ko agiye gufata gufata nibura uyu mutobe inshuro 5 kugeza kuri 6 ku munsi, ubwo agenda asigamo amasaha atatu hagati y'igihe afatiye juice n'igihe agenda gufata iyindi. Ikirahuri cy'amazi kivanze n'umutobe w'indimu kuri garama 20 kugeza kuri 30 z'ubuki nazo zigashyirwamo kugira ngo bishobore gufasha kwihutisha icyo gikorwa. Bifatwa mu gitondo cya kare igihe umuntu akimara kubyuka. Amazi arimo indimu akaba arimo n'ubuki garama 20 kugeza kuri 30 bifatwa mu gitondo kugira ngo bibanze byoze umubiri bitegura kuza gufata iyi mitobe. Iki ni ikintu kitonderwa cyane kandi ayo mazi agomba kuba ashyushye ariko atotsa. Iyi mitobe yanditswe ishobora gufatwa hashyirwamo nyine inkera y'amasaha atatu, niko bigenda. Kantite igomba gufatwa igomba kuba hagati ya mililitiro 250 ku munsi wa mbere, iyi kantite ikagenda yongerwa mililitiro 50 buri munsi yongereyeho kugeza igihe umuntu azagera ubwo azajya afata mililitiro 600 kuri mirongo imwe. Icyo cyumvikana neza. Iyi juice igomba gukomezwa gufatwa kugera ku minsi 30 ndetse kugeza ku minsi 40 ariyo umuntu afata gusa, n'aya mazi yo koza mu nda afatwa mu gitondo. Nta kindi kintu gishobora gutwara umuntu uretse ibimenyetso bigaragara tugiye kubabwira. Umuntu agomba kuruhuka bihagije ari kuvurwa gutya igihe ari gufata amajuice, ariko hari gusubizaho yuko hari abo biba ngombwa ko hari ibyo kurya byoroheje bafata bitewe n'intege nk'imibiri yabo ifite. Iyi mitobe ikora ku buryo ijya koza imyanda yose iri mu mubiri kandi n'imbaraga nyinshi, harimo niba yaramaze gutura. Ubwo rero hari ingaruka bigira, hari ibyo twita healing crisis. Umuntu ashobora kugira uburibwe bukiyongera bukaba bwinshi mu nda, umuntu akagira diyare ucibwamo, umuntu agatakaza ibiro, umuntu akarwara umutwe, umuntu akagira imiriro, umuntu akagira intege nke, umuntu akabura ibitotsi ndetse akagira n'impumuro mbi mu kanwa. Ibi ni ibimenyetso bishobora kugaragara ku muntu uri gukoresha iyi retoma, bitavuga ko ari ibindi burwayi yarwaye, ahubwo ari ingaruka ziri kuba kuko umubiri uri gusohora imyanda. Ibi ngibi ntabwo bigomba gutera abantu ubwoba ngo bitume umuntu ahagarika gukoresha iyi juice cyangwa ngo agerageze gufata imiti yo kubihagarika. Oya, ahubwo byo ubwabyo bihagarika, bigira igihe bikihagarika. Igihe umubiri wamaze gusohora imyanda yose yamaze gushyiramo biwe, keretse harimo umuntu ufite imyanda myinshi, niyo ngombwa kwitabaza ubundi buryo bw'ibyo kurya byahabwa byatuma izo
iyo myanda hasohoka mikeya kugira ngo adahungabana. Twari mu murwa yarapakiye imyanda myinshi ku buryo hasi igice kinini cy'umubiri waba ari imyanda. Ubwo rero urumva kugira ngo icyo gice kinini kitakare bihungabanya umuntu ku buryo bukomeye cyane. Igihe umuntu arangije gufata teretoma ijyanye n'imitobe idatetswe yavuye n'imboga n'imbuto, agenda asubira ku biryo bisanzwe gahoro gahoro. Ni ukuvuga ngo hakoreshwa procedure yo muri standard hospital diet, aho umuntu ava nyine ku bintu byoroheje akajya ku bijya gukomeramo gakeya nabyo by'imitobe kugeza ubwo ageze kuri potage ikomeye, kugeza ubwo azagera ku biryo bikomeye. Ntabwo ahita asimbuka ngo arye imyumbati avuye kuri ibi kirazira. Hari abandi nize kumva bajyaga bajya mu masengesho byarimirije akagera mu rugo asanga ikigage cyangwa se ubushera n'imyumbati babitetse. Ni bibi cyane, biriya biranica umuntu yanapfa. Ntabwo ari byiza kuva kuri regime yoroheje uhita ujya ku bintu bikomeye, hagomba intambwe ku yindi. Biva kuri soft liquid bikagera kuri hard liquid n'ubundi bikageraho semi solid kugeza igihe umuntu azafatira ibiryo bisanzwe. Hano rero umuntu agenda intambwe ku yindi kugeza igihe ashobora gufata amoko abiri y'imbuto kuri ropa, amoko abiri y'imbuto ku maropa abiri, agasimburwa n'amata n'imbuto. Noneho nyuma buhoro buhoro imitobe y'imbuto ikaba isimburwa n'ibiryo bisanzwe, ariko byatangiye nabyo mu buryo bworoheje byahereye ku mapotaje kugeza umuntu agera ku buryo bukomeye. Abo twagiye dukurikirana bo barabizi, ni kuri procedure tuyikurikira cyane kandi tukayubaha. Murakoze cyane. Iyi ni SS Kasani TV, turabakunda. Ndatekereza ko iki cyigisho kizabafasha kikabereka n'umurongo mugari dufite kugira ngo abantu bashobore kugira amahirwe yo kumenya uko bajya bivurisha ibiribwa bisanzwe kandi bikababera umuti. Reka umuti wawe, ibiryo byawe, ibiryo yawe, umuti wawe. Iyi ni SS Kasani TV, turabakunda.